Mbahaye ikaze kuri Burarahurwa TV kandi mbifuriza kugubwa neza. Niba ukoresha Facebook, iyi video ntikwiye kugucika na gatoya. Hari igihe ubona muri Facebook yawe ukabona amashusho y'urukozasoni ari kugenda agaragaraho, amalinki ariho amashusho y'urukozasoni, ku buryo uterwa n'ipfunwe rwo kuba wafungura Facebook uri mu bantu, cyangwa ukaba hari abantu babona wapostinze bigaragara ko ari wowe wapostinze ayo mafoto y'urukozasoni. Umuntu akaba yakubaza ati ese kuki wapostinze ibintu nka biriya kweri, ugasanga biragucanze. Rero ngiye kukwereka ikiba cyabiteye n'impano ukuntu wabigenza ngo ibyo bintu bagutaginga cyangwa wowe bagupostingira ntibizongere kuza. Uragenda ukajya muri Facebook yawe, ukihagera uratuza kwa tuno turongo turi hejuru dutatu, noneho ugahita uza hano kuri setting and privacy. Uraza hano kuri setting, noneho uhita umanuke hasi ahangaha audience and visibility. Duze noneho tugiye guhera kuri kariya kantu kajyanye no kuba hari abantu postinga, kaza hano kuri post. Ahangaha ho ni ibintu bisanzweho, ni ukuvuga ngo ibyo postinze, ibyo uzapostinga ahangaha mu gihe kizaza ni bande bazabibona. Ahangaha ushobora kuvuga ko ari public cyangwa ukavuga ngo ni inshuti zawe gusa, ariko ahangaha kubera ko ubukoresha Facebook ushaka ko hari ibintu byawe ushaka ko bimenyekana, ushyira public ho nta kibazo. Ahubwo akantu ukwiye kugira uzanga kuri profile and tagging. Ahangaha niho rwo byose ruzingiye. Tuzanga kuri profile and tagging. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo bahita bakubaza ngo who can post on your profile. Rero hari ahangaha niba hari igihe ubona abantu basa nk'aho bagupostingiye, bapostinze kuri profile yawe, ahangaha niho biba byapfiriye. Ahangaha rero ko hariho ngo friends, ahangaha uraza ugashyiraho only me, ni wowe wenyine uzajya upostinga kuri profile yawe, ku buryo nta wundi muntu uzegera upostinga hazeho profile yawe ku byo yapostinze. Ushyiraho only me. Who can see that other post on your profile. Ahangaha rero umuntu uzabona abandi bantu bapostinze kuri profile yawe, ushaka n'ubundi wavuga ko ari wowe wenyine gusa, kuko nabyo bihita bijyana na hariya. Only me. Ibi ngibi noneho ahangaha rero hari no kuntu bagutaginga n'ubundi bya video, kandi nanone umuntu wagutaginze n'ubundi bizaho ko n'ubundi nawe uri mu bantu bagize ute babyeretswe. Ashaka kubipostinga ukaba utabibona, ariko yagutaginze n'abandi bantu babona ko nawe uri mu bantu bataginzwe. Ahangaha rero uraza ukavuga ko ari wowe wenyine. Who can see post you were targeted. Ahangaha noneho ahangaha hambere batweretse ngo noneho ni bande bazabona ibyo wataginze. Ahangaha urashyiraho ko wowe niba upostinga ibintu bizima, uvuga ko ari wowe wenyine. Okay, ahangaha when you are targeted in the post, who do you want to add audience to post. Ahangaha noneho ahangaha ushyiraho ko ari inshuti zawe nta kibazo. Ariko ahantu h'ingenzi wagombaga kumenya ni ahangaha umuntu ugupostingira rwose. Ahangaha kuri profile yawe ugomba gushyiraho only me, cyo cyambere. Kandi kantu wenda umuntu yavugaho gatoya nako ni akantu kajyanye
n'uburyo abantu bakubona. Ahangaha rero ni gute abantu uzajya baguha friend request. Hari igihe abantu batari ngombwa baguha friend request. Ahangaha urareba ko haba hariho everyone. Ahangaha ushaka bashyiraho, biterwa n'uko byumva. Niba wumva ko ari inshuti zawe bazajya ziguha friend request, nuko who can see your friend list. Ahangaha rero hari ukuntu umuntu ajya kuri Facebook yawe agahita abona abantu bawe bose b'inshuti zawe. Rero ahangaha ushyiraho ko nta muntu uzajya ureba inshuti zawe zose ziba kuri Facebook yawe. Ugashyiraho ko only me, ni wowe ugomba kumenya inshuti zawe gusa. Kuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu amenya inshuti zawe akaba yamenya, hari nyine kuba umuntu yamenya inshuti zawe zose ntabwo aba ari byiza burya nabyo. Akandi kantu ahangaha suggest super. Ahangaha noneho ni bande bazajya babona nimero yawe cyangwa bakabona email ibaruye kuri nimero yawe. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu ajya kuri profile yawe kuri Facebook yawe akahita yahasanga nimero yawe, akaba yanahakura na email yawe wenda warayishyizeho. Ahangaha rero uba ugomba kwemezaho ko ushaka gushyiraho ko ari umuntu wese, ariko ngewe ahangaha biba byiza igihe washyizeho ko ari wowe wenyine, ku buryo ari umuntu ufata nimero yawe ari umuntu wawe wowe wayihaye. Apana kuvuga ngo yagiye kuri Facebook ahita akuraho nimero yawe. Ahangaha email na nimero ntabwo yayibona, ugomba kuza ugashyiraho no one. Nta muntu ugomba kujya kuri profile yawe ngo abe yabona all details zawe. Ntabwo aba ari byo, ugomba kubikora gutya, aba ari byo byiza cyane. Numva ibi ngibi ari ibyo ngibyo twaba tuvuze. Ubwo ngubwo ibindi ni indi video ikurikira. Ndabashimiye kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Imana ibarinde, ibahe ibyo mwifuza byose. Ibi video zacu zo nakagaruka buri gihe, turajya tubana umunsi ku wundi. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha.